Ibihe byiza kuri wowe wese udukurikiye muri kano kanya, reka nizere kumeze neza. Reka nshimire wowe wasoje gukora subscribe nawe utari wayisoza. Reka nizere ko urasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana. Hanyuma rero muri aka kanya ndagira ngo nkubwire ingaruka ziba ku mukobwa ubana n'umusore batararushinga, ndetse ndanakubwira n'ingaruka wahura nazo noneho mu gihe mwanaryamanye. Muri iki gihe abakobwa bamwe na bamwe basanga abasore bakundana maze bakibanira kandi bitari mu buryo bwo gushyingiranwa cyangwa ngo bishyingire, ahubwo ngo bitegura kubana, maze ugasanga babanye mbere y'igihe, nyamara hari ingaruka mbi nyinshi usanga zituruka muri uwo mubano. Iyo uganiriye n'urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu usanga babyemera mu buryo butandukanye, bamwe bakavuga ko ari ibigezweho ariko abenshi n'ababinenga, dore ko bitanasanzwe mu muco nyarwanda, kuko umukobwa yemererwa kujya kubana n'umusore nyuma yo gushyingirwa, kandi n'ababikora kenshi baba babihisha kuko usanga imiryango yabo nabyizi. Ingaruka ya mbere ishobora kukubaho rero we mukobwa igihe wagiye kubana n'umusore kandi mutarashyingiranwa ni iyi ngiyi: guhararukana vuba. Kujya kubana n'umusore mukundana bituma urukundo rugabanuka kuko muba mwaramenyeranye, ndetse buri umwe atangiye kubonaho amakosa undi cyangwa ububi bwe atarasanzwe amuziho. Ibi rero bikavamo guhagana. Indi ngaruka ni iyi ngiyi: kwihutisha ubukwe. Kubana kandi bishobora gutuma abakundana bahubuka mu gufata icyemezo cyo gukora ubukwe byihuse, kandi ubundi ubukwe ni ikintu cyo kubanza gufatira umwanya wo kubitekereza kugira ngo uzagende neza. Bityo rero mushobora kugira ubukwe budashimishije kuko mutabashije kubutegura neza. Ingaruka yindi ishobora kuvamo ni iyi ngiyi: guterwa inda. Kujya kubana n'umusore kandi niho hava guterana inda zitateguwe, maze mwaba mudafite ubushobozi bwo guhita mukora ubukwe mukishyingira, cyangwa umusore akihinduka umukobwa rimwe na rimwe, ibyabo bigahagararira aho ngaho, mukaba muratandukanye, umukobwa akajya kubyarira iwabo akaba arasebye. Indi ngaruka yindi ishobora kuvamo ni iyi ngiyi: kwitesha agaciro. Umukobwa ufata icyemezo cyo kujya kubana n'umusore bakundana aba yitesheje agaciro, kuko burya iyo agize ibyago bagashwana, kugira ngo azongere kubona undi bakundana uzi ya mateka ntibimworohera, kuko aba yarubatse amateka mabi, yarasize umugana ahantu hose. Akenshi n'abandi basore ntibashobora kumutereta keretse agiye aho batamuzi. Indi ngaruka yindi ishobora kuvamo ni iyi ngiyi: gutandukana nabi. Iyo umusore n'umukobwa bakundana bakabana mu nzu imwe batarabana, akenshi usanga bahararukanwa bagashwana, ndetse bikabaviramo no gutandukana mu buryo bubi, dore ko nta n'isezerano baba bafitanye ryo kubana, maze ugasanga barasebanya kuko baba baziranye kuri buri kimwe. Kandi nanone bishobora kuvamo kubengwa, kuko hari ubwo ubana n'umusore maze nimwumvikane ku bintu bimwe na bimwe, cyangwa imico y'umukobwa n'inyura umusore maze bikavamo kumubenga. Si ibyo gusa, kuko iyo ugize ibyago mukaryamana bishobora gutera ingaruka nyinshi, kuko abahanga mu by'urukundo n'abajyanama baburira abasore n'abakobwa bakundana ko bakwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushyingiranwa. Ingaruka ya mbere ishobora kuvamo nayo kuba wararyamanye n'umusore ni iyi ngiyi: umusore mwaryamanye nta matsiko aba akigufitiye. Iyo umusore akunze umukobwa ashiturwa n'ubwiza, imico myiza n'ibindi byiza bimuranga, ariko hari ikindi cy'ingenzi: aba afitiye amatsiko, ahora yibaza uko byagenda muryamanye. Uko guhorana amatsiko bihora bimugurumanamo, bigatuma ahora ategerezanyije amatsiko n'amashyushyu igihe n'umunsi muzahuza imibiri. Iyo rero muryamanye mutarashinga urugo, ya matsiko no kumva kwifuje cyane birayoyoka. Icyari kimuraje inshinga yarakibonye, nta kindi kiba kikimuteye amatsiko no kukugirira ubwuzu bwinshi. Byarimba akaguhindura igikoresho cyo kujya yimara ipfa, ejo ukazumva ngo yishakiye undi mukobwa. Indi ngaruka yindi rero ishobora kukubaho we mukobwa mu gihe noneho wagize ibyago mukanaryamana yindi ni iyi ngiyi: agaciro yaguhaga n'ubundi karagabanyuka, nk'uko nakubwiye yuko n'ubundi gatangira kugabanuka kuva umunsi wa mbere wagiye kubana nawe. Iyo uryamanye n'umusore mukundana ariko mutarabana, agufata nk'umuntu woroshye kandi ufite agaciro gake. Umusore ashobora gukoresha amayeri menshi ngo muryamane, akakumvisha ko aribwo azamenya ko umukunda n'ibindi binyoma, ariko umunsi wamuhaye ku ibanga rya gikobwa nibwo uzabona ko agaciro yaguhaga kagabanutse, byarimba urukundo rwanyu rukarangiriraho.
Indi ngaruka yindi ishobora kubaho ni iyi ngiyi: umubano ushingiye ku guhuza ibitsina nuramba. Niba ushaka kubaka umubano ukomeye hagati yawe n'umusore mukundana, icyiza nuko mwashingira ku rukundo kuruta kurushingira ku mibonano mpuzabitsina. Iyo umubano wanyu ushingiye ku guhuza ibitsina nuramba, icyaza cyose cyawuhungabanya. Mumenye birambuye, mugirane ibihe byiza, mufatanye muri byinshi n'ibindi bikorwa by'urukundo. Imibonano mpuzabitsina izaza ari igice gishimangira urukundo rwanyu mu gihe cyabyo. Indi ngaruka yindi nayo ishobora guhura nawe mukobwa igihe noneho wagize ibyago byo kuryamana nawe atari uko mubana mu nzu gusa, niyigiye bishobora kukwangiriza ahazaza. Iyo uryamanye n'umusore mukundana mukazatandukana, ushobora gusigarana igikomere ku mutima. Uhora wishinja kutamenya gufata icyemezo, kuba yaragufashe nk'igikoresho cye cyo kwishimisha. Bishobora kukugiraho ingaruka mu rukundo rwawe rw'ahazaza, ukumva uzinutswe abasore kandi ari wowe wabyiteye. Washobora kugutera inda nagutware, kandi imwe mu miryango migari gutwara inda utarashaka umugabo ibibona nk'ikibazo. Indi ngaruka yindi nayo ushobora guhura nayo ni iyi ngiyi: bishyira ubuzima bwawe mu kaga. Mu ngaruka nyinshi zo kwihutira kuryamana n'umusore mukundana harimo no kwandura sida. Nubwo mukundana nuzi uko ubuzima bwe buhagaze ku buryo wamwizera 100%. Ugiye kumbwira uti tuzajya dukoresha agakingirizo. Yego simbyanze, ariko muzagakoresha inshuro zingahe? Muzashiduka mwarabaye nk'umugabo n'umugore. Uretse n'ibyo, agakingirizo nigakuraho icyaha. Mu madini yose bigisha ko gusambana ari icyaha. Mu mategeko 10 y'Imana kuba yemera n'ugasambane naryo ririmo. Uturetse n'ibyo se n'abagenzi bawe urabona batwaye inda bazitewe n'abasore bari inshuti zabo bakabihakana. Ngenga uko rero ngizi ingaruka we mukobwa ushobora guhura nazo igihe wagiye kubana n'umusore kandi mutarashyingiranwa, noneho biba bibi cyane iyo mwanaryamanye. Ingaruka zo kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe n'abasore ni nyinshi. Ibi si ihame. Ufite ubwenge kandi uratekereza, hitamo igikwiriye cyazatuma ubuzima bwawe bw'ejo hazaza buba bwiza nk'uko uhora ubyifuza. Si ibintu byikora, ariko biraharanirwa. Gukora nk'ibyo abandi bakora cyangwa kutamenya gufata icyemezo n'umurongo ngenderwaho bishobora kukubyarira ingaruka nyinshi kandi mbi. Niba kandi ugiye kubikora, banza utekereze, unapime ku munzani ingaruka ushobora guhuriramo nazo. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe. Kanda subscribe tuye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi. Imana ikomeze kubarinda.